akabazo k'amatsiko imbere yuko tuja mu kindi uzona wowe nawe ninde uzurimba cyane uzurimba cyane muno kurimba mwembi muno munzo oya Alex Nyabizoza nendo uzi kurimba kurutundi ayo mwabaye gute muzancatsa gusa aho ndambifatira nyabona niwe muhanga cyane nta nawe bihuri none se reka mbaho urugero reka ngorora ingingo yanjye kuri arakora utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora iyindi gabazo zo kwikanisa izindi gabazo zo kugatuti twari turi imbere yabo kuba nateye cyangwa kuba nahaye abantu Imana cyangwa kuba nari ibyo abantu bagafashwa tubikuriye ijambo Imana yavuze ko ndumufasha ndi umugore uko byagenda kose arabigoroye uko byagenda kose iyo ngeze mu rugo umugore mu rugo nkakora inshingano zo mu rugo zo gukora nkabikora nk'umugore apana muntu ari kuri stage wari kuririmbisha we nkabikora nk'umugore nyine nkaba umugore nkaba mama w'abana kagira gute kwita ku bana nkita ku bana n'umugabo nubwo naba narusha kumurusha yego zagana mu rugo nkaba nubwo nari indirimbo zose yicaye karuha nzongera mu rugo nkakoresha ugasa nkaho wiri mu ngasa nkaho bapfa gusohoka mu umuntu waje gataga uvuga mu mugabo ndongera umugabo nza n'umukwanda umugore to rimwe badutumiye muri event imwe y'ama couple tuja muri convention center ngo tumare dutonganira mu nzira tugiye muri mu mudugudu tugiye kuvuga ubutumwa umva kubigorora yagumye kubisiga tubishakira irindi zina okay turashwa utokora yavugika nabari kandi tuba tubikora habe n'abakristo bacu barabizi muraho neza nshuti bavandimwe turabaramukije yambo abakristo bacu bari hirya no hino tubahaye ikaze cyane uyu munsi rero turi imbere y'inzu yanyu neza imbere yawe niho twicaye tuje kukuganiriza hamwe n'abatumirwa ngaho mbikunda oya naho twicaye imbere y'inzu yawe neza imbere y'inzu yawe turi kumwe nawe noneho ambara ekuteri tuganiriza nko mu ikanisa umuntu akamafata ijambo akamariterura akamari heza undi muntu ngo bamumbwire baramubwire ni ryaruna Imana ishimwe ko yari yaje turi kumwe nawe gusa iri jambo ni ryawe wenyine aya matangazo ntawe muyasangiye abandi bose bagiye niwe usigaye hano ikanisa abantu bose basohotse niwe usigaye ikanisa ryanyu rya Unity buri muntu azayicara imbere ntawe ubwira inyuma mwese muri imbere uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa ese murivuga cyangwa abantu bose barabazi turivuga yarabazi cyane wicaye turabakiriye hano mu ikanisa ryanyu ikanisa rya Unity of the Church ikanisa musengeramo reka tubahe inafasi mwivuge hanyuma dukomeze murakoze cyane nje nitwa Serugo Benjamin abantu benshi banzi Ben ariko ni Benjamin iyo bahinye nkaba ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe ari we uyu nguyu tukaba dufite n'abana Imana yaduhaye abahungu n'abakobwa tukaba turi n'abakristo tukaba tunabarizwa no mu itorero rya Kristo ry'ubumwe ni Unity ikanisa ryanyu tuba muri Unity cyane ni izo ngizo ngira ngo sinzi nawe yakwivuga nitwa Chance Nyirajuru Nyirajuru Chance ibyinshi yabivuze nkaba
nanjye tuba mu makanisa abiri ese Unity tuba muri Unity twaba muri Foursquare cyangwa tuba muri Unity gusa na Foursquare cyangwa agiye guca mu ikanisa kera amacakubiri ntaba hamwe agiye guca mu itorero kera yaciyemo ndi umukristo wa Unity kabisa Unity turi nyubaka asante cyane turabashimiye cyane kuri iyi nafasi muduhaye cyangwa iyi wakati ngo tuganire hamwe n'abakristo bacu Imana ibahe umugisha murakoze cyane tubiha agaciro kanini cyane ukuri murakoze cyane natwe no umugisha natwe turabakunda iyi couple na ministeri yanyu mukorera Imana turabakunda cyane kandi dukomeje no kubakunda natwe twicara imbere natwe ni muri bene na chance muri iri kanisa iyi paruwase yacu no kuri kose iyi paruwase Unity niyo misiyoni naho izi zindi zacu ni amaparuwase ya Unity ni byiza cyane hanyuma reka mbaze ikibazo madame pasteur hano utarabaza madame pasteur pasteur yivuza asiga izina rya asiga pasteur ese ihibagiye cyane abandi ko ariho bazababanziriza abandi niho bazamahera gutya ngo ahubwo bakibagirwa yabo yakibagirwa amazina y'ibabiri cyangwa atatu akibigirya Reverend pasteur none gute wewe wabanjirije ku mazina ndi waruvuga amavuta cyangwa uravuga ngo sorry njewe simvuga sorry keretse abantu bakanyereka ingingo nyine zinsinda zigatuma mvuga sorry zigatuma natsinzwe wovuga sorry hari umugabo umwe twabanaga Nyagatare yajya avuga ngo uko wemerewe uri wese ububuga iyo twabaga twagiye nk'impaka agatsindwa ushango ndemeye ngo kwemerewe uri wese ububuga kabisa nanje mwankubise ingingo ngatsindwa no kwemera no kuri ariko ko ndumva ubu nyine ntovuga sorry kubera ko mwambwiye ngo nibwira abantu kwibwira abantu no kubabwira amazina yanje amazina yanje rero pasteur ntabwo ari izina ryanje buriya no kumva amagara ngo pasteur ntabwo ari byo kuri njewe ariko kuri njewe ko gumuvuga ko kirakuka cyane bene chance aragitwika urumva umpamagaye unyerekanye cyangwa ukampamagara pasteur ndi mu nshingano zo kwikanisa uburi sawa ariko nkubu ngubu wansanze muhira ukambwira ngo nibwira abantu badukurikiye ni ukubabwira amazina yanje kababwira umugore wanje kababwira abana banje keretse mumbwiye ngo ukora iki mu rusengero ukora nkande mu rusengero nibwo novuga ko mfite inshingano zo kuba ndi umupasiteri nkaba mfite n'ibyo nshinzwe nkora mu ikanisa ariko mbaje ufite amazina yanje sinoshira imbere pasiteri Tiriza mbere inza numva kuri njewe tiryo nazo ariko numva nanje ariko kuri profile yawe ya WhatsApp cyangwa n'ahandi hose nta pasiteri urimo hakabona kuza andi mazina no umunsi bagusenge nti we ditinze abandi bazamara kubasengera gutya akamaja kuri WhatsApp n'ahandi hose yari yaranditse amazina za Facebook akamakuraho akeditinga agashiraho pasiteri hari ababikora mu by'ukuri wenda bo bafite nk'ingingo zibashigikira ariko njenza numva ntayiranshigikira ntayo urabona uramushigikiye Kinama cyane cyane ko tuzi ko abakinama ari baza bamakenera ngo bagagare gutya naje nenge bazamanga mama pasteur cyane mama pasteur gute pasteur gute urumva nta bitaye bijana ndi mama Sky naga nibyo sawa cyane ndi mama Sky n'abandi bana wenda ari abantu babikoresha mu rwego rwo kubaha umuntu wenda simbizi ariko nta numva bitari ngombwa cyane kuko ico cyubahiro cyonyine mu muco waje cyane nk'uwo muco wo mu ikanisa ariko nyine bizoba byiza cyane ari abandi bantu bakubwiye ngo mwaramutse pastor ariko nyine bigashaka gutambama nyine bakubajije ngo witwa nde ukavuga ngo nitwa pastor Ben ariko hari undi muntu uvuze ngo uriya ni pastor Ben
wenda ntaco kubera ko ari umuco wo mu ikanisa waje wenda udafite n'ico wangije cyane ariko nyine kubaza umuntu amazina yiwe ni amazina yiwe nyine ni yayandi ababyeyi bakwise icyo gihe ko kirakutse ndetse kiranahiye abantu benshi dupfa kuvuga ngo urinde akaba atangira kuzana amafoto igihe bamusengeye ibintu bimwe bitari ngombwa ngo dusengerwa inkuru ziwe zose avuga agashaka ukuntu asesekamo umunsi wo ukuntu utandukana umenye ko ari pasiteri nabyo ni ukuzabishakira undi munsi tukabishaka neza hanyuma mama pasiteri iyo urasubire kandi mama Skyler iyo bavuze Ben na Chance muri rusange abantu bahita bumva abaririmbyi kandi no iyo mutashe mu rugo uri madame Ben mama Skyler iyo uvuye ari kuri stage mwaririmbye mwaririmbye tukabisa abantu Imana mwatamitse abantu Imana usugera mu rugo gusubira ukaba mama madame Ben cyangwa uvuga ati wateye igitero kimwe naje nateye ikindi ubwo turaresha nawe urabyumva kuba nateye cyangwa kuba nahaye abantu Imana cyangwa kuba nari ibyo abantu bagafashwa tubikuriye ijambo Imana yavuze ko ndumufasha ndi umugore uko byagenda kose arabigoroye uko byagenda kose iyo ngeze mu rugo umugore mu rugo ngakora inshingano zo mu rugo zo gukora nkabikora nk'umugore apana nka muntu ari kuri stage wari kuririmbisha we nkabikora nk'umugore nyine nkaba umugore nkaba mama w'abana nkagira gute kwita ku bana nkita ku bana n'umugabo nubwo naba narusha kumurusha yego zagana mu rugo nkaba nubwo nuririmba indirimbo zose yicaye karuha nzongera mu rugo nkakoresha ugasa nkaho wiri wimuhira ngasa nkaho umuntu waje kandi akuvuga ngo umugabo ndongera umugabo nza n'umukwanda umugore tu asandi cyane iyo ni inama utanze no ku bandi bantu kandi irabafasha arabatekereza ngo Chance kuba ari umuntu uzirimba hariya tuba tureba hariya akaririmba akadufasha kavuga ati buriya Ben afite ikibazo kweri asa n'ufite abundi mugabo mu nzu ariko icyo ukora cyose mama Skyler akubwiye ko ukwiye kwitwara nk'umugore nta kintu ukora cyotuma uhindura icyo Imana yavuze hanyuma pasiteri iyo uhabona madame aririmba kuriya hazanariza twe turi kure tugafashwa kuriya wewe ufashwa nkantwe cyangwa hari akandi uzurenzaho ko kubera ko ari madame nje ntekereza ko nza mfashwa kubarusha ko umuntu nkamwe tuvugisha ukuri nawe ari nk'umugore wawe tuvugisha ukuri nuko abantu bikige bazamubaza ikibazo n'abakamubaza ikibazo turabazanya none n'ibibazo gusa nawe ari nk'umugore wawe uko urabyumva gufite nanje sisi nawe kurumva wonezerwa kurenza abandi nonezerwa kabiri mu by'ukuri icya mbere ni uko kuba mufite kandi ari umukozi w'Imana noneho dukorana umurimo iyo ni inyungu ya mbere izituma buri gihe numva munezerewe cyane cya kabiri no kuba byonyine nyine ari umugore wanje anaririmbye hariya gusa abantu njewe ndafashwa kubera ibyo akoze ariko nkongera ngafashwa kandi ko bikozwe n'umudamu wanje nkaza numva nazo ariko uzi kubona umugore wawe hamwe n'umwuka w'Imana hatamika abandi Imana uzabicara ukazumva ibiro ko biriyongera kugira ngo abantu batahe bamenye ko ari uwiwawe jensa n'ufashwa kabiri harimo kamwe gakuko gari mugenzi wanje katwese duhuriyeho akaba n'akandi katwese none ko twanezerejwe n'ico yakoze yego uko ni ukuri cyane umugabo umwe yaravuze ngo pasiteri nazo bahabwiriza hariya ngo uzoze ureba ku mugore we ngo urebe niba nawe ahaye afashwa nusanga atahaye afashwa muzamuzinga ibitabo utahe yego ni ukuri cyane birashoboka kuko hari igihe umupasiteri aba ahabwiriza cyangwa umuvugabutumwa ari we wese cyangwa uha uririmba uzuba uririmba utabibamo imuhira
umugore akamaguma konsa umwana gusa ndetse akaza namunyora ngo arire abone uko asohoka abone uko asohoka aderanje umugabo biza bigenda gute mu rugo nubwo musa n'ubasubije inyuma mu buzima busanzwe bwo mu rugo iyo mugeze ku gaturiya mukorera Imana wenda hari inkukundu wenda sinzi mabiza bishoboka ko hari igihe mushobora nko gutongana mu nzu mugeze ku gatuti bigenda gute iyo gutongana gabyo si ibyacu twenyine habega n'uriya mukristo wacu buri hariya habe nawe no gutongana cyane kutumva ibintu kimwe ntubigoro gutongana arabivuga ukwiwe urabivuga ukwawe agiye gushekerera uyu mukristo wacu urahagute uyu nguyu wo muri iyi paruwasi yangaye iwanyu ni ukuvuga ngo hari igihe abantu mu by'ukuri batumva ibintu kimwe nk'uko yari abivuze muri kwa kutumva ibintu kimwe bakavugana umwe wese arimo azamura ingingo y'undi noneho muri kwa kundi muba muzamura mutumvikana neza umwe yavuga ingingo z'undi akavuga iziwe hari aho biza bigera ku rwego rumwe bikava ku kutumva ibintu kimwe ku mpaka zisanzwe bikaba gutongana yego hari akantu uragiye kunkiza narengiza ngo harakatagenda bana kubona gakuye nicyo cyiza cyo mudaha urumva no gutongana rero bibaho narengiye kuvuga ko areke kubigorora ushobora kudatongana ariko hari abandi bakristo bacu bazabatongana rero twebwe ku giti cyacu iyo twagiye hari ibintu tutumvikanye tuza tugerageza tukaza kugira iyo tugiye ku gatuti twabikemuye kuko mu by'ukuri mu murimo w'Imana ibyo tuba tugiye kuvuga ni ubuzima tuba tugiye gutanga kandi gutanga ubuzima tutabanje twebwe kwakira ubwacu biragoye biragoye ni nka kwa kundi abantu bazavuga ngo umuntu arashobora kuba icapa giteretse hariya kikaza kiyobora abantu aho bagiye ariko cyo kikaguma hahandi ni uko nguko rero iyo habayeho ibyo tutumvikanye ariko iyo tugiye kuja mu ivugabutumwa dukunda kuvugana tukabanza tukabikura mu nzira hanyuma tukabona kuja kugira icyo dutanga yego asante ngaho mama Sky biza bigenda gute ngaho bingororere gare nabigororere ntawe sinja kure n'ibyo navuze ariko iyo habaye kutumva ikintu kimwe niho nje navuze ngo kutumva ibintu kimwe ari zo mwavuze gutongana ariko yavuze neza kutumva ikintu kimwe biba bigitangira niba bitangiye bikiri mu maguru mu mashasha uko mwagera muzamuka bikaza kurangira babaye ukunduka ariko kutumva ikintu kimwe ibisanzwe cyane hano n'uwo munsi none ejo hari ibintu tushaka ejo naza nkwiregaho bikuza kutubaho cyane nkavuga be kandi burya abantu baguye bakuze ndimo kwesipetinga ko mutamuhuza ndetse niko kwiza hari umugabo wavuze ngo niko kwiza kutumva ibintu kimwe nibyo byiza ushaka umugore ugasanga muza mwumva ibintu kimwe ntawozagira undi kuko ushobora kumva nabi ugasanga nawe yakumvise kumva nabi kubira kera ntagucafu arabana bavuga ngo ntuzatongana ni ukubesha baza bambesha kikiriza ariko sinemere ntibabana namwe barabana kumva ikintu kimwe uko azavuga A nkavuga B yarangiza ariko iyo bigezeho gutongana bishobora kuba bitarabaye kenshi kuko iyo bigeze aho ngaho twaravuganye ngo nubona uje kuvuga ijambo ribi uze ugenda uhunge turangiza uje kwitekerezaho ibanze bishire tugaruka bitaraba bibi kuko hari ijambo bavuga watonganye rikakugora kugarura uko ni ukuri cyangwa rikanasenya ibindi rirangira aho ngaho cyangwa kwiyunga bikagorana kuko wavuze nk'ijambo rimwe kandi ijambo wavuze gutongana kuko waritekerejeho kurya wavuze ijambo utabitekerejeho ariko iyo tutumvisha ibintu kimwe cyangwa tukegera wenda bizamukaho bukeya tukaba dufite ivugabutumwa usibye n'ivugabutumwa iyo turi mu nzu ntibwokwira ngo buce niba utanganye nijoro ntibwoca ni kawaida oya yikeretse ari amande y'abagore
hari igihe uza wirakaza gusa utarakaye cyane ushaka ngo Yeah, umutwara akore ikintu nabona iyindi topic ariko baga nabona iyindi topic ejo kare oya riga mu mutima haba hatameze nabi cyane ejo mwirakariza iki ukavuga ngo reka wirakaza kugira ngo Sinzi no. umugabo adakora ikintu wirakaza ko mu mutima tukwiye tuburaka none naga strategy muzamukora waje mukazi twakamenye Tumukazi. turakazi badukeneye ngo tukavugire hano mbavuyemo mwihangana ariko turabasuhuje turaziranye kameme cyane kabisa. ariko uzatekana kuye nijoro yirakaje kandi kwirakaje ukari umugabo akamuga bonyine ngo warakaye ariko hari gubukena nk'akantu kwatekanira akatwira ngo acishe muri aka kantu. ikikoreka ko bidafashe cyane nuko regaza biga ko warakaye zabiragikwa ehe ariko umuntu warakaye neza tewe kwibagirwa iyo bigeza nyine ntabyumva ibyo yavuze bikaba ari biri seriye tuba turenze umunsi turavugana kandi yapanguye no tuvugane mbere ko turya cyambere ko turyamwe tuvugane cyambere ko tuje ahantu ngo tuvugane tubishire ku murongo tuzabe gushikayo kuko nje ko nteye mu buzima bwanje sinzi guhisha nyako ndakubona sinzi guhisha iyo ndakaye ndarakaye Akabibona. ngo umwashitsi wanje narakaye ngo nimara ngo mbere ko ngira guki rimwe badutumiye muri event imwe y'amakouple tuja muri convention center ngo tumare dutonganira mu nzira tugiye muri mu mudugudu tugiye kuvuga ubutumwa tukimwe umva kubigorora yagumye kubisiga tubishakira irindi zina zina okay turashwa utonga akora ko yavugika nabi ariko kandi tuba tubikora habe n'abakristo bacu barabizi aba ari hafi gufatana oya gutongana nyine ni umwe no kubwira undi atari kuwe bite byawe oya bite byawe rero ngo bite byawe oya ibyo nanjye singa mbivuga utongana ni kuvuga cyambere kuvugira hejuru udashaka no kumva okay tugenda kabisa tutumvisha ibintu kimwe ariko niwe wabitoye niko nsanze Mariya soundinga nanjye nshobora kuba tutaratongana ahubwo eko ni ukuri none ngo tumare ngo tuje kugera iriya uwacu ndambwira noneho tugiye kugera hariya ubwo tugiye kugera ahantu tugiye badutumiye turemera iyo tuza kuba twarabimenye mbere ko tuza guhura n'aka kantu twari guhakanya twari kuba twarahakanye none nyabuna jewe mbabarira niba nakoshe wenda none navuze nanazagenza gute mbabarira uwacu akomera ku mbabazi nako ndaje kukabaza ngo amare kandi ndakubariza ndabaza abagore muri rusange uyu mukristo ngo akomere ku mbabazi bisoza neza tugiye tugera hafi aho badutumiye muri convention turicara turajijishaga abantu gaduhuye n'abantu se yambu turajijisha ngo tumare kujijisha noneho gatuza kugera igihe cyo kutwakira ku ministering turatambuka turaministering ngo tumare namamvuga gutya ngihaguruka we namva ati nubwo twaje mwadutumiye mu bintu by'amakouple no kubabwira uko twe tubayeho n'ukuntu twebwe turabakoze b'Imana ibintu byose ari sawa namavuga ndi ukunguko twaje n'uwacu twumvisha ibintu mu buryo butandukanye yego none nyabunda aho ngaho hari Pasteur Antoine Rutayisire yego namavuga none Pasteur Antoine Rutayisire ubu nidusohokaga umfashe gunyunge n'uyu muntu kuko twaje tutumvikanye none ariko icyo kintu cyabaye inyigisho abantu bari bazi ngo none ingo z'abakozi b'Imana ibo ntibokumva ibintu mu buryo butandukanye ibo bihora ari nk'ahantu iwacu bihora ngo ari gitari gusa ngo duhatucuranga ngo duhaturirimba urumva ariko njewe nama numva gusa mbaye free yo kuvuga ukuri kwatubayeho yego mbaye free yo kuvuga ukuri kwatubayeho ndamvuga ndi habe n'ubu nyine kuduhagaza turahuza ndi turiyunga kuko namubwiye ngo mbabarira arambira ngo tubireke mwe ko munumva rukumbabarira ahubwo ni dutaha azirara iriya hirya mu ndu okay amaza ko kantu kabisomo kama kabangira ngo igisubizo cy'ibibazo byose batubaye ko nukuri byatanze isomo cyane nuko nguko mu by'ukuri kumva ibintu mu buryo butandukanye ni ibisanzwe bibaho kandi ku bantu bose bibaho ariko nyine ni guta abantu babikemura babirangiza ntukareke ngo bwire buce wijunditse mugenzi wawe icyo gihe haba hari imishinga myinshi igenda yangirika kuko umunsi ku wundi muba mugomba
umugabo agomba kuzana igitekerezo yatekereje akagisingiriza umugore bakakidebataho bakareba inyungu comarira urugo. Yego. Ariko iyo rero tugiye gushiraho iminsi 3 yo kwijundikana hari imishinga yangirika. Hariyo nawe afite mu mutwe ashobora kumbwira tukayiganiraho tukumva twoyikora kubw'inyungu z'urugo. Yego. Ariko iyo habayemo kwijundikana icyumweru imishingira kwamba hari imishinga imwe izayangirikiramo cyane. Nuko niko bigenda ariko nibisanzwe mu by'ukuri kumvikana ibintu. Kandi kuri abagore hari ibintu nzantekereza iyo nyine byagenze gutyo. Kujya kwijundika umupangayi bigakunda afite igihe gito cyangwa umushitsi cyangwa umuntu wese muri kumufite igito cyangwa mukorana ahantu hose mutazotindana aho uzikwijundika umuntu ntaho haje kandi uzi ko kwijundika kwawe kutamujana hantu tikumujana tikumwimura tikumusora n'akaramata no mugore atanze urugero ndaheze ukuri akaramata karagoye twamuza ni ahantu washaka woreka kwijundika kutangwa tahahaje niba ari umutwaro urawufite urabikora tu rero imbabazi ziba hafi. Ariko nangize nazo ndakubaza ariko ga ni mwebwe muza mukunda kuzimana nicyo nangiye kubaza ziraba hafi gute abagore ko muza mugira cyane muza mutinda mukama wamubwira ngo mwakubabarira akamanjirira mu cumba ngo agiye gusasa kandi yashashe cyangwa akaza gusubiza harenguka araguse ngo ndiwumva cyangwa akaza kwibutsa ko nejo hari ikindi warubushize ngo wagize gute mwebwe muhora muri kahise muri karahanyuze nuko mbabwira ibintu nkamena amabanga menshi yamenega turamwikana n'ugwembega turi ku gatuti nkamena amabanga menshi yamena yo nyabizoza nyabizoza na Alex yamena yiwe yose bamenera amabanga kwanza wamugane umaje babajije amazina Alex na nyabizoza n'ukuri urumva cyane nuko umuntu yamena amabanga menshi cyambere ukuza mbitekereza ukibaza n'ibintu bibiri abagore aho bava bakagera uwanza turemwe ukuntu Imana yaturemye kuko inza nsanga amafuti yanje ari undi mugore nawagira ukaba ari umugore wawe niyo yanje niyo yuwawe uzarebye neza usanga amafuti menshi aho bahurira menshi aduhurira kandi kurya nagenzuye analize zanje sinzi niba ari ukuri nayo analize zanje ndazumva twa twanga gutanga imbabazi kujya twabago tugira gute uko tuzi ko dufite abagabo bana beza izo analize zanje si ukuri ako ni analize zanje karavuga neza ko wa muntu ufite umugabo umeze gutya cyangwa wa muntu ufite umugabo wishinde utabusaba n'imbabazi utabusaba imbabazi tiyo mwijundika okay ariko ga nanalize zanje ariko uri ubutumwa buratanga aho kandi ari kibazo cy'ukuri mwana mwiza abagabo batuje mukanguke tube maso ubona ukuri kose uwo ni intekerezo yanje nanalize nagiye nkora ariko nigeze kumva n'umukozi w'Imana umwe abivuga nimba atari gitwaza yaravuze ngo abagore bafite abagabo bakijijwe bazi ko bakishijwe nibo bazaba bigiraho nabi cyane kurusha abapagani reka ngufashe ngufashe gazavuga ngo azanira baryo besangiye ubu ntureba umugabo utuje ukora akazi kiwe agataha nimugoroba bisanzwe akagera mu rugo akareba abana akavugisha umugore akagira gute uwo mugabo iyo agiye gusangira ikawa n'undi mugabo hariya ibi bintu wabitangiye ryari kera suku wari umeze dore n'impamvu na krize yaje amafaranga yose bisigaye bimeze kandi ubwo hariho uwundi umugabo aza yanywera akanarara tangwe ngo natahe ariko tarusako wasanga arasakuje akaruha ntarusako wasanga yararushe no gusakuza baro bakareka azasokuriza imbere bene wahubwa azatinya no kuvuga buke kuko abaziko navuga buke ruri kuganyuza ruri kumanga baraba batandukanye aho imbabazi navugaga rero sinzi wanga niba nibutse ibyo mama mbaje by'imbabazi muzamugorera iki gutanga imbabazi aho nyine navuga twese tuteka imwe uzi ko
jewe niyo akosheje gusa ico mumenya nico ni kimwe arasaba imbabazi wakosheje kujya nibuze muzamwemeraga ko arimo cyo kibazo bo sinzi wenda sikuzubona kajavuga hari kwije igihe uzi uko shanka zisaba oya bibaho cyane bibaho kugira gusa ngo amahoro abe andi ukuri jewe nukuri iyo nakosheje nasaba imbabazi kandi cyane kandi vuba ibyo turabyemera ariko hari n'igihe nanje nkosha iyo wakosheje hari n'igihe nawe ukosha hari igihe ukosha ugasaba imbabazi hari n'igihe ukosha nkazisaba oya kugira ngo ibintu bigende neza oya ukusimba nakosheje icanguye kuko abagore bacu bagira amafuti ndako abagabo nabo bagira ibintu twishi reka mba urugero tumwe ko dusora uku nguku iyo tudahura ejo mwari kwinjira mu nzu nta makuru mfite kandi mwaramubwiye icyo gice turama tugikurira tunagitwika mama kumubwira kandi yamara si uko akumbwira akama yibagirwa gusa ibisanzwe mama ari kumakuru gutya okay so ngo ngo kandi bari bambwiye aho gice ni ikibazo gace cyo kwibagirwa kibazo no ukuntu wenda muje wenda swata mfite gahunda swata cyangwa wenda mu rugo siniteguye kandi abagore twebwe tuba turi cyane mwebwe abagabo ushobora kuba ati ushobora kutabona ko nta kintu kitameze neza mu nzu ushobora kuba namuhaye ishumi byonyine pfa kuba wiwari ugahaga twebwe abagore siyo tuba yego urumva noneho jewe kakano kambangamira iyo noneho tuba twavugana nijoro ati kuki akamwe utakiba ntambwira ati nakoze ikosa mbaba nakoze ikosa aho ushaka kumbwira ukuntu ntabyo mwabonye yego kandi wewe wabihaye agaciro kandi nabihaye agaciro ibyo rero no nagomba kurezita mvuga nti no sukuta babibonye ubaka mu ntabyo babonye ashaka kudefend ikosa yakoze ugatuma saba uko niko kumwe ngo nasaba imbabazi ku ikosa ryawe ngo ikosa ryawe ayo nigi urumva ayo nigi ni ngaho ayo nigi ibyo nigi na aziko ikosa niyembe ko ikosa yasaba ariko rukura goto twingana byinshi ibyo kosa bari byumugabo ariko akaba n'abagore b'intwari twinjira mu nzu kuko wenda kurugero kuko nyine tuba twarabonanye ejo twinjira mu nzu nta makuru ufite ukama we kwamusa nkaho yakubwiye mbere kwambwiye oya nzamuga ati ngaho menye makuru je yazamansaturira no ariko niko kwiza nzamuga ati ntimugira none n'ibyo nabagaburira bimenyeye hano tiyangi ariko iciza ni ikihe wa mugari abantu bazoze guca imanza ntiyo mfatira akabanga wo uya kagufatira kubera iki arurenzaho n'abatekereza umushitsi yaraguteguje sibyo amaze kuguteguza araje wenda asanze twariye kandi ashashonje wenda guteka birashoboka asanze nta mbuga ufite tuvuge gutya nta mbuga zihari ico gihe kandi yaraguteguje arashonje twinyabya gutya yotekereza ko none wenda ubutabiha agaciro sibyo hakumubwira ati yewe ngaho muzumve aho yenda yavuga ati nibyo namuha byose hafata yenda ntiyarabizi oya twinyabya ahantu gutyo nyuma y'urugi kazana magi twamba tuvuga ngo ko bashitse magi y'akazi ko bashitse kandi naribagiwe kukubwira tukaba tutari tubiteguye ni iki gihari dushobora gukora byihuse ariko abantu bagafungura manza wumva ibyo gatwavugana nje nawe tukamba tukizingazinga kikaza kimeze neza cyangwa kitameze neza ariko tiwamuvuga nkaho wawiregura kuko mushitsiga ntazavanga kubera iki nabateguje mugaburira mutanyite oya ndio bivuga kukubwira gutyo ako bitekereza abitekereze nta kibazo ndaco bitwaye aho ariko wendi wamumubwira nkaho urimo kwiregura kera ubu wawiregura ariko kandi naje wanshirisha namubwiye ko ntari mbizi nuko namwigisha mbuco nyine gitafite umutsima oya yovuga ni imitwe y'abanyakigali oya yovuga ni imitwe y'abanyakigali tumwara umubizi utakonza kubasura kandi narabivuze katarambwiye urumva ariko hari bano abagore b'ubwoko bubiri abantu bazaze kuvuga hano hepfo mu gitabo cikanisa arico komanteri bavuge umugabo azanya abashitsi baramubwiye ariko ntiyabwira umugore akamuhagarara muri sara akifata gutya muje umukobwa w'abanyana kantunzi akagusomera umugabo akitsa nundi ushika iryo jambo ryo gusomera nundi ushika akamasa nkaho cyabaye akajijisha
agabatekera ibihari. oya araho rakombeje cyane murahakombeje cyane apara ngo namambo bati vuga ngo murabona ngo maje gute oya ye habatewe muri shiti zacu sinanzi ko nuko umuntu yari yambye ko muri bose ariko reka ko tubigenza reka mbaho urugero twigeze kuramutsa umuntu hano Igisenyi twara abagabo babiri twinjira mu nzu ngo tumare kwinjira mu nzu yama tubwira ngo aho mugeze uwo mugore kawujya ko bayumva akujya ko bayumve ngo akabaza bava ngo musubize mu Gisenyi aho twari tugeze iwe yama tubwira ngo aho mugeze mugende musubira inyuma aho umuntu yakandagiye yinjira ari naho mugende muhindukira ntukandagire habiri ukandagize ikirato habiri tukandagize ikirato aho wakandagiye winjira ntiwanduze henshi bari amatambi kandi wahindukiye nako yaratubwiye ngo duhindukire tukandagire habiri twama dusubira inyuma twari babiri tuja hanze aratubwira ni muhungura inkweto muzambure inkweto tutazihunguye kandi hari ku makaro bisanzwe ndani tapi yonde twari twakandagiye twama dusubira hanze turahungura inkweto tubona kwinjira ibindi bintu byose yatugaburiye kandi yatwitaye ntibizaturyoheye abo yabyana muri blague jo oya ita blague bakubwira ngo wamusubire inyuma wakandagira mu kirenge kinyamugongo cobamwo blague yamye afata igikoropa yamabwira umukozi yamasana igikoropa yamacishaga duca ako maje akoropa oya bari bicaye nubwo akoropa kandi je uwo muntu yaranjanyeyo je ndi umushitsi aribwo ngiye kuhagera bwa mbere iwe hamenyereye kinyamugongo gukye no mva muri kamera kinyamugongo gukye twazikuyemo twarahunguye gusa ariko njewe tunekubwira iki kinyamugongo kamasubira mu modoka ngataha no kwamanta ibyo bivahe mu kutihangana mu gihe ugize umushitsi hari abantu benshi batazi guhisha intege nke zabo iyo abashitsi bahari ko nukuri yo no kwihangana ni ikintu gikomeye kwihangana iyo ni impano y'umwuka si ibyina oya kwihangana ni impano y'umwuka muzobisa niba rukorera batihangana tukatubarenganya abatihangana si impano bahawe abatihangana ni impano y'umwuka ni impano y'umwuka kwihangana kwihangana kuriya hari abantu baba bafite muri bo ubushobozi bugiye butandukana bwo kubasha kwakira ikintu kibaye no guhita bagira reaction abantu muri bo bagira ubushobozi butandukanye bwo guhita bareactinga vuba vuba noneho rero abakristo ari nabo duhagaze imbere duhatubwiriza cyane neza abakristo bo rero bashobora kuba bafite bene ako kantu muri bo ariko kandi umwuka w'Imana niwe uzugenda ababwira ico gukora ukabona umuntu akubiswe n'ikintu kiremereye ariko uburyo abyitwaye mukamuvuga ngo uyu mugore ni umunyabwenge uburyo abyitwaye mukamuvuga ngo uyu mugabo kabisa none se kuki abantu batavuga ku ndimi iyo si impano y'umwuka kuvuga ku ndimi umuntu utavuga ku ndimi tuzatumurenganya ariko uwihangana tukamurenganya nuko hari abari mu kuzivuga batari mu indimi nyine gusa umuntu utavuga ku ndimi tutuma nta kibazo ariko wananiwe kwihangana tukamublaminga kandi rwose ari impano y'umwuka bahawe cyangwa ariko ugaze wenda ziranatandukanye hari wahaye naho ihayikora impano igira agaciro bitewe naho wayikoresheje ase uwo muntu wananiwe kwihanganira ku rugero akaba gutyo mugakomereka ariko ni ngo uramutse umenye ko ari impano ari yahabwe n'Imana nko kuvuga ku ndimi tuba murenganya nawe mwihanganira naje oya none se gusubiza yabandika inyuma urabihuza gute n'impano yananiwe kwihangana nyine yananiwe kwihangana bivuga ngo mu by'ukuri niba yaranafite umwuka w'Imana biratandukanye habaho kuba umuntu afite n'umwuka w'Imana muri we sibyo ariko akananirwa kuwumvira kuko umwuka agenda atubwira iyo uhuye n'ikintu runaka umwuka akubwira ico gukora aho direct iyo umuntu agututse gutya guharanga sibyo umwuka azamakubwira guceceka cyangwa akamakubwira ikindi wokora ariko kirushaho gutuma biba byiza noneho rero umwuka iyo amaze kuvuga habamwo sasa ubundi bushobozi buba mu muntu bwo kumvira icyo umwuka avuze ugaceceka cyangwa ukumvira uriya wundi wiriya gepfo nabazavu umugabo pastor wampaye ubuhamya ngo baramututse ngo bamare kumutuka yama
yumva nyine kamere irazamutse nawe agiye kumusubiza ngo yamamusubiza ngo Imana iguhe umugisha utumye menya ko nkigira kamere nari nzi ko ndi umuziranenge nakize ntoba nkirakara tari kurantutse ndahwere nama numva neza umutima wanje ngiye ko kugutema ko guturika ariko ndagushimiye ko unyibukije ko nkigira kamere utumye nongera utumye nimenye umuntu yankoreye igitabo uwo mugabo nawe wararenze bane ngo nibo bageze ku rwego rwiza nisanzemo kandi ariko bene abo ngabo ni bake ni bake pe abandi mbaye nibuka nawe pe Alex Rose byaramunaniye Alex byaramugoye pe hanyuma tugana ku musozo reka tuje muri ministeri kuririmba akazi mukora cyane kambaze mama pasteur hano araguma rimenyere bino bintu ubikundira iki chance yuri kuririmba cyangwa muri gutegura ama repetition akazi kose ko kuririmba kajanye na ministeri mukora yo kuririmba ubikundira iki cyane cyo kibazo kubikundaho tekeza wenda ko impamvu atumye mbikunda cyane no ko ari impano Imana yampaye ikindi gikomeye nuko inzi ko haraho bishobora kuvana hamwe bikamugeza ahandi niba ndirimba umuntu akaba yakizwa icyo kintu ni kinini cyane mu bwami bw'Imana no kuba narabihawe nk'impano burya ikintu cyose wahawe nk'impano byanga byako no umenye impano yawe neza no kintu ukunda hari umuntu atubwira ngo niba ushaka kumenya impano yawe ngo uzatekereze ngo ikintu wifuza ko bazavuga umunsi w'amaziko yawe uzabifuza ko bazakuvuga gute uwo munsi wa nyuma waba gusezera yari umuririmbyi yagazaririmba tugafashwa yagaza afasha abapfakazi n'imfubyi yagaza yari umunywi w'inzoga mwiza yari cya kindi wifuza ko bazakuvuga wapfuye iyo niyo mpano yawe ariko uzakora nicyo cyawe nicyo ushoboye gukora nicyo cyawe bivuga ngo naje niba nza nifuza ko nuba muririmbyi kagera he ukuri cyo nyine nibyo byanje rero ari ibyanje Imana ari bimpaye umva ndabyo cyo kwikunda ndabikunda ndabikunda ikindi nuko nyine bigarura abantu bikiza abantu bagakizwa bakagira ihumure bagahumurika bakagira ibyiringiro n'ibyo iryo jambo yibuka irindi jambo umukozi w'Imana yavuze ngo ijambo ryo ryahariye yavuzeho umunsi wa nyuma wo gupfa aravuga ngo hari abantu baza babesha akaba mu bandi bantu azababesha n'umunsi wo gupfa naho ngo baza bashaka bakamubesha bigiye babesha bakishurana bwa buzima yabayemo bwo kubesha abo bari kumwe iyo bageze ku munsi wa nyuma yo kumuhamya bamuhamya bigiye yazaga babesha naho ngo bakamubesha bakamubesha kuko bafata caka inyuma y'ababeshe akaba arico nabo bamubesha ukumusubiza ibyo yabahaye kandi by'ikinyoma usinzirane data bijya tubesha ngo ibi ngaho jana nazo sinzirana n'ikinyoma cyawe kijya ukunda kijya utekereza mu buzima bwawe ko umunsi w'ubuhamya bwawe umunsi wawe wa nyuma ukumva ko arico boguhamya ko arico bokuvugaho neza ngo niyo mpano yawe pastor bino bintu ubikundira iki cyane iyo uri kubikora niki kizagushimisha wagize se ngo ndavuga ibinyuranye n'ibyo yavuze icya mbere mu by'ukuri ni ibintu bihuza neza na misiyo yacu nk'abakristo kumara kwizera Imana twamara kwizera Imana tugasanga yaraduteguye mbere yo ikaduha n'impano zayo muri twe ni ukuvuga izo mpano tuzikoresha mu rwego rwo kugira ngo turebe ko twogarura abandi bantu ku Mana nicyo tubikundira iyo ubonye umuntu akijijwe nk'umukristo iyo mbonye umuntu akijijwe hari abazabatwandikira nari umupagani nakijijwe kubera indirimbo zanyu nagize gutyo icyo gihe rero bihindukira umunezero kubera ko turumva ko Imana yakoze ikintu inyuze muri twebwe yego hanyuma ikindi cya kabiri turabikunda ndabikunda muri njye iyo ndimo kuririmba ndabikunda birandyohera
nta bintu by'umushihi umuntu arimo aririmba uzi ufite ka gitari gutya ahubwo sinzi ukuntu twakibaga ubu umeze neza cyane ndabikunda ariko kandi no kuba bimfasha mu kuzuza umuhamagaro guhagarara neza mu muhamagaro birushaho kuba umunezero birushaho kuba umunezero hanyuma sinzi mba gusoje narishoje akabazo k'amatsiko imbere yuko tuje mu kindi uzona wowe nawe ninde uzurimba cyane uzurimba cyane muno kuririmba mwembi muno munzo oya Alex Nyabizoza nendo uzi kuririmba kurutundi ayo mwabaye muzancatsa gusa ndambifatira nyabona niwe muhanga cyane nta nawe bihuriye none se reka mbaho urugero ngorora ingingo yanjye kuryaga nijo ubizi cyane kwandusha kuri kandi gahana andusha si hagufi ni nk'ahandi Kinshasa none ndakabisha kandi uri ku maguru apana kundege imyaka nk'icumi arandusha cyane 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 umutima wanje urabizi kandi sinavuga ibinyoni n'ibingibi arabe kwigirisha arababisha tumve ko yigirisha mu kanya katumuha ijambo tumve ko yigirisha ndavuga mwamumenya ko mpahaje nimubona mvuze ngo bavuze neza aho mwamumenya ko mpahaje ngaho gavuga tumenye ko Rwanda uherereye ashorega nabanza asobanura ingingo icyo ndico umuntu wese wadukurikira bashira muri comment niko muzamenye ko ntavuga ari ukuri wowe kuzubona muri comment ngo se jewe nawe ninde uzobona uzi kuririmba kurutundi mushira muri comment ako nawe barabizi ni ukuri barabizi biraza kutugora hano cyane barandika bari abantu mu gitabo akantu kose muza mumva naririmbye keza niwe wakambwiye ewe ngwajwe gari gatumve semwe kwifata kubw'inyungu z'ibintu bimwe n'ibindi ndakibaza ni kweli niko pastor naje mbaza akantu kamwe hari igihe dufite amakuru ko indirimbo zose nyinshi ziri hano hanze tuba turirimba iyo tuba mu makanisi wacu ari wowe wazihimbye cyo ni kimwe cyo singikubaza naje naba nigirishije kandi uyu mubyeyi ikibazo mbaza hari igihe turirimba indirimbo wahimbye twebwe abantu twabona barafashijwe tukaza twama twizamura kumva ari ibintu bizamuka muri wowe wa uririmba indirimbo Ben yahimbye wabona amateraniro arazamutse ukamuvuga ngo basi hari ukuntu nyine uhita wiyumva none wowe nyirayo wowe wayihimbye ukanayiririmba cyangwa iyo wumva abandi baririmba indirimbo wahimbye wumva gute hari ukuyiririmba wowe no guca kwikanisa kumva ko baririmba waca no kwikanisa kumva ko baririmba mugabo yarabuze ngo ndari mu kumenya gutandukanya indirimbo niba ari iyihe ngo namurengo n'ibindi byose byari byitirana byari bigezwe icuki utazamenya ko bitandukanye bari manurera namure iciye bose bari mu kwihasanga iyo uciye ahandi ukumva ko bararirimba indirimbo yawe uzi ubyumva gute ndabivuga mu buryo bubiri kandi bugiye nko gutandukana ariko kandi bwuzuzanya uburyo bwa mbere ndanezerwa ndanezerwa kumva ikintu Imana yanyujijemo mbona kinezeza abantu cyane hari igihe bazaririmba nk'indirimbo nanditse bakaguruka nkabona babaye nk'abasazi mu rusengero kumva ndahwereye ariko ni yindi yanje nkumva nyine ngize umunezero mwinshi yego ariko kandi ku rundi ruhande hama ngaruka inyuma kagira ubwoba buturutse hehe uzotinye burya kubona Imana igukoresheje ikintu cyangwa no mu buzima busanzwe tureke iby'Imana kubona ugeze ku rwego wokora ikintu abantu benshi bakagikurikira yego ukemfluence nk'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi uzabitinye uzagira ubwoba bwabyo kirakutse ni ukuvuga ngo ukabona uzi ukora ikintu abantu bakagikurikira ari benshi ukabinfluence ari benshi byaba ari mu buryo bw'ubuzima busanzwe cyangwa mu buryo bw'umwuka ari nabyo turimo tuganira uzogira ubwoba
uzogira ubwoba kubera iki umunsi woteshuka bukeya ugakora ikindi kintu siti abantu bagukurikira ni nkuri kuri vola uri kuri vola yes uramutse wihenze kubera ko influence sibyo kubera ko influence abantu hari n'igihe wowe influence negative kandi kubera ko Imana iba yaraguhaye nk'izo mbaraga nyine zo ku influence n'igihe we influence abantu ikintu kibi hari igice kinini gihita kigukurikira ni nk'ubwo bwo banzangira ese no tanga iyindi message itandukanye n'iyi ngiyi ituma abantu ba followinga bino bintu binyuramo ese no tanga ibindi bintu bihabanye wenda bashobora kudakurikira bose ariko hari ikindi gice kimwe cyo kwama gikurikira kikumva ko ibyo mvuze cyangwa ibyo nkoze ariko kuri bigatuma nyine numva ngize nk'ubwoba nkumva no guma gushaka Imana no guma kwegera Imana kugira ngo inzigame nyine ngume mu murongo mwiza kugira ngo tubyumve neza nawe baza cyane uragize indirimbo irakunze wacuka mutanga audio y'amafuti izi zira hanze bayikurikira abantu z'abanyaruzo n'abandi bayikurikira ariko hari ukuntu kera mu myizerere yabo bavuga ati uyu nawe kumbe nawe uyu wakoze kino niwe ukoze niki Imana ntayiba kera gukurura rwa influence nuvuga ngo deja nukwirinda cyane mu gihe wakoze kino kazamuka ugomba no kwirinda mu buryo bwose bushoboka ntugakore ikintu gihabanye cya kabiri mu buryo bwa kabiri umutima wawe nyine wawe n'ubantu barazamutse gutya uzambwira umutima ati wa mutima nubwo bazamutse gutya indirimbo si yanje hari aho indirimbo yavuye wowe manu kuko bareke mu bisikane bazamuka nawe ukabazamuka inyuma baza bigize y'umwana wa nyabiso waguhaye indirimbo aza gukonkobora kuko icyubahiro cya ya ndirimbo si wowe ugomba kugitekerezaho ugiye kugitwara wowe nyiracyo ko mufata Imana bazamuke wowe umanuke mu bisikane muvuga ati kandi nubwo mu bisikane bamwe babiruka abandi babiruka uje hasi ujya mvuga ati Imana bagume biruka ibi byose bazamuka wakoze icyubahiro ni cyawe iyi ndirimbo ni wowe wahita gusa icyo wakoze washatse umuyoboro gusa unyuzaho wari ukeneye kuyiha abantu gusa urabona gusa ngo uyinyuzemo ari nje gusa uyinyuza mu gutange kandi ikintu cyakunyuzeho niba nguhaye ifaranga uzanshirire John sibyo nguhaye ifaranga uzize Daniel sibyo izo faranga si wowe wazimuhaye ni wowe nje wazimuhaye Daniel ariko ngushaka amazi kunyuzamo gusa ushobora no kuzinyuza mu wundi umaze no kuzimuha azafata telefone yiwe agahamagara ngo wakozega wawa kumva amafaranga ubutumwa bwangezeho John yabupaye agusa bwangezeho wakoze siwo nyirabwo iya ndirimbo yaro iyi kibazo tuba tugira ni kimwe wowe izimara kwikunyuzamo kamibi yawe 1M views gusa ikamugenda amarigito ukavuga ati jewe ukabugana hamwe ukavuga ati jewe kujya mu mbana ndi umwanditsi sindi uwino urandika wowe wandika iki ubwino buzoshira wandika iki hanyuma tugana ku musozo hari indirimbo nyinshi ariko nimba ari abantu benshi hari indirimbo iriya mwasohoye ivuga ngo izana tukiririmbireho kara karirimbo kayo yitwa Yesu arakora mukadu kacagurireho gatoya hanyuma muraza kutubwira no ku inspiration yayo zose nko minota nk'icumi cyangwa itageze dusoza cyangwa 9:30 Yesu arakora ukuri arakora utarasubizwa uza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nubwo ibihe
iyindi gabazo zo kwikanisa izindi gabazo zo kugatuti twari turi imbere yabo ibindi bazo zo kwikanisa. Hanyuma indirimbo yavuye he, wayitekereje gute mu ncamake? iyi ndirimbo icambere nyigiraho akantu k'akababaro. tuba duhura n'abantu bakamabwira ikibasumba ngo chance ngo mana y'umwishu ngo mana y'umwishu ngo indirimbo yawe ndayikunda nkabura ngo wayanditse ngo wayanditse nguri hehe kuraje ku indirimbo y'abandi chance mubwire ngo si mubwire ngo hari yaje papa oya ngo mana yanje ngo mbege indirimbo ngo ngo bafite amasengesho iminsi ngahe indirimbo yawe chance ntakundi ihangane ntakundi ni indirimbo yacu nyine twarayihawe ntakundi nuko karagaciyemo n'akablage ariko twayanditse mu by'ukuri nyuma y'uko Imana yari dushubije icifuzo twari tumaranye imyaka 3 n'igice. Nyuma yo kubana dukoze ubukwe 2014 2015 twibarutse umwana wacu w'imfura. Hanyuma 2016 yitaba Imana. Dutegereza 2017 na 2018 na 2019 nibwo twabyaye umukobwa wacu mukuru dufite ubu 2019. Noneho hari hashize imyaka 3 n'igice tubuze umwana wacu w'imfura. Yego. Rero Imana imaze kudushumbusha nibwo turimo tunezezwa n'ibyo yakoze. Twatekereje ndicara numva nyine mpawe iyo ndirimbo irandayihishurirwa. Ni muri ubwo buryo rero nayanditse. Yego, urakoze cyane. Ese izindi zo muri rusange uzo wikingirana ahantu uzo urutwaye ukumva iraje izo biza bigenda gufite ishusho muri rusange uko biza bigenda? Ziza mu buryo butandukanye. Hari igihe mba ndimo nko gusenga numva kwa kundi buri nko mu bihe byiza ukazajya wumva nyine hari amagambo nk'uko arimo guha. Cyangwa ndimo nko gusoma ijambo ry'Imana kwa kundi urimo gusoma ukazajya wumva ahantu hakuryoheye. Noneho kwa kundi umuntu yasoma Bibiliya kumva hasubiramo. Hari nigenge nigeze niha n'intego zimwe zananiye kugeragaho nuko nta kundi izashobora. Nta mpamvu ngiye gusoma Bibiliya naje nzoyirangiza. Ngakubitaho naje gushika ngo ngiri mwitangiriro mashi kero kawo naza gutibuka iyo uvuyiriya Bibiliya ihera uzumva amakuru gusa y'ibintu bijanye ko hirya y'irito n'imbere aho ngaho cyukamusanga kera abantu babaye bamanyanga. Kera batangiye kwicana ibyaha birinjiye ibibazo bikaba imenara y'Ibabeli ibiki abantu bo kwa Nowa ibiki tu umva kera bitangiye kuba ibintu biraho. Ariko iyo umaze kugera ngo kuri ba Abrahamu mu gice cya 12 gutyo citangiriro utangira kumva rero kundi Imana igenda itanga amasezerano igenda itanga kandi kayatangira muri vide. None ukagenda waho uryoherwa no akabugo rero nje nsoma nkaza ngasoma ubwo intego ari kuba nzagera mu byahishu ngasoma nahagera nk'ahantu hamwe nkumva mbaye stuck nkaryoherwa kwa kuhandyohera rero kwa kundyohera ngahita numva agomba kuva indirimbo kazajya nsoma ugahita usanga maze nk'icyumweru nafata Bibiliya akaba ari yankuru nongera gusubira kagenda numva ngiramo inspiration muri iyo nkuru gutyo ni naho ngaho navuze nti njyewe rero ibintu byo gusoma Bibiliya nihaye intego nzayirangize kambe mbiretse kuko n'umuntu zigera imbere kandi yandyohera nkananirwa gutambuka hakazamo inspiration. Ubundi hari n'igihe n'umuntu ajya abwiriza gutya arimo abwiriza nkumva avuze nk'amagambo meza akankoraho yankora ngumva arayandi naje isadutse. Yego. Bene uko nguko ni gakeya nza nicara mvuze ngo reka mpimbe indirimbo gake kabende uko nguko tugiye guhimba indirimbo nyine ya event runaka. Soma Bibiliya soma Bibiliya soma Bibiliya ijambo ry'Imana mu bihe bya kera Imana yavuganaga n'abantu inyuze mu kanwa k'abahanuzi igasohoza ibyo yavuze. Mu bihe bya none
twahawe umuzingo w'igitabo ariyo bibiri y'ijambo ry'Imana soma Bibiliya. urumva na bene iyo ngiyo ni bene iri rimwe bashobora kumbwira wenda ngo dufite event imeze gutya dushaka indirimbo y'umunsi indirimbo y'umunsi kicara ariko iyo iba mu ndirimbo zijya zingora sasa zampimba amavaje ariko nazo zimanziza nico kibazo kuko yo akazo n'izimugora ariko kaba nziza zinsaba gutekereza cyane ariko ugasanga mbonye version ya nyuma ariko maze gukora nka version nka zitatu kabana gakora imwe kaza numva nkumva tije kongera kandi nkazayisubiramo nkayihindura nkayigira gute nkatanga nk'iya nyuma mbese ibya nk'iya gatatu gutyo kubera ko impa gutekereza cyane ikanatinda hari n'igihe bambwira rwose nguko dukeneye indirimbo nyamuneka dufite anniversaire ya alarme y'imyaka 20 bakansaba indirimbo kazajya nicara ngatekereza nkumva inspiration yawe ariko nyine muri kwa gutekereza cyane no kubaza amakuru agendanye n'uwo murimo wenda niba ari alarme igiye gukora anniversaire y'imyaka 20 hari amakuru mba ngomba kumenya ngomba kubaza n'abayitangije uburyo umurimo watangiye byaturutse kuki byagenze gute n'uwe muriro bari bafite bene nk'ibyo gashakisha ayo makuru namara kuyashakisha ngico ngashaka uburyo rero na structuring amagambo ariko nyine biba bingoye iziza zinyorohera ni bene zizizana nkuko ngira ngo asanje kadusoze kadusabe kina mama avuga ijambo riri ku mutima we hanyuma mugenzi wanje asoze ndarivuga melody akantuma gusa ko nshango nyabizo na Alex Bonzi yego kera wanenge kwimba mankanota hari amagambo mubaze meze ntekereza kandi cyane nshaka kuyabwira aba Alex na Nyabizoza ariko baba baririmbye bankurikire nibyo ndashaka kurivuga melody njya ndavuga ngo je wasohoye imbuto nkabiba igihe kigeze ndavomerera singe wo gushimwa hashimwe Yesu ujyatuma imbuto zimera Yesu nyigisha intege nke zanjye bitume ntishira hejuru nubwo nakomerwa amashi menye ko atari yanjye yakugarurire nyigisha kuvugana n'aboroheje umugisha wanjye bawuvomeho ninzamuka cyanuza ndinda ubwibone jya uhora umwigisha guca bugufi undinde guhutaza umukene ariko nubishaka angirire umugisha ujya umpa guhumeka amahoro abanyamibabaro njye mbabera umunezero byose ni ku buntu ubwo njye sishoboye nimara kurya ngahaga Yesu we nukuruza nyibutse ijambo ni rimwe nuzamuka cyane papa Nyabizoza na Alex ukabona ugize amahirwe Imana ikakuzamura si wowe niba ukomera amasha abantu uzafata aya masha baguhaye uyasubiza Imana niryo jambo gusa murakoze aha no gitaramo kiraryoshe cyane turumva tutosoza twakomeza tugatarama gusa turabashimira mwe twatangizanyije ndetse tukaba tunasoza tusoje tukiri kumwe namwe Imana ibaho umugisha none turashimira abakozi b'Imana mwatwitabye tukaba twicaranye tukaba tuganira tukaba dutaramiye abantu bangana gutya
tubihaye agaciro kandi Imana ibaha umugisha amen Imana ibagirire neza cyane yego asante